Ndagusuje muvandimwe ukurikiye Spirit and Truth Living, nishimiye kubana nawe muri kano kanya. Fasha umwanya rero kugira ngo tuganire ku bintu bibiri. Icya mbere ndashaka kuvuga ku kiganiro natambukije kivuga ku byo kwihana. Icya kabiri ndashaka kujyana nawe nkakwigisha isengesho ryo kwihana ryabohora ubuzima bwawe. Mbere uko nkomeza rero ndagira ngo nkubwire muri make umugambi w'iyi channel. Iyi channel nk'uko nabivuze yitwa Spirit and Truth Living. Ngenekereje ngo byo bisobanuye ngo kubaho ubuzima bw'umwuka ndetse no kuri. Kubaho ubuzima bw'umwuka no kuri. Iyi channel rero izina ryayo ryatanzwe hagendewe ku ijambo ry'Imana riri muri Yohana igice cya 4:24. Muribuka ikiganiro cyahuje umusamariyakazi n'umwami Yesu, aho umwami Yesu yageze aho yigisha umusamariya. Nyuma y'ikiganiro kirekire bari bagiranye, mu gice cya 4 cya Yohana 24, Yesu aravuga ngo Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiye kuyisenga mu mwuka no mu kuri. Bango rero iyi channel izina ryayo ryakomotse kuri iri jambo. Iyi channel rero igamije ibintu bigiye bitandukanye. Cya mbere igamije kongera kwigisha abantu ijambo ry'Imana, ko ubona ko abantu basigaye barimwe amahirwe yo kwiga ijambo ry'Imana. Hari ibintu byinshi biri kujya mbere mu buzima bwacu bwa buri munsi, umunsi ku wundi, biri mu ijambo ry'Imana. Hari ibibazo byinshi duhura nabyo, ijambo ry'Imana rifitiye ibisubizo, ariko abantu bimwe amahirwe yo kwigishwa ijambo ry'Imana uko bikwiye. Ikindi kandi iyi channel izaba igamije kwigisha abantu isi y'umwuka, kwigisha abantu ubuzima bw'umwuka, kwigisha abantu ko ubuzima bwacu bwa nyabwo ntago ari ubungubu turebesha amaso. Ubuzima turebesha amaso ubungubu ni umusaruro w'ubuzima tutarebesha amaso, cyangwa ubuzima twita ngo ni ubuzima bw'isi y'umwuka cyangwa se ubuzima bw'umwuka. Nzagenda rero mbusobanura, nzagenda nsobanura bino bintu uko nzagenda ntangaza ibiganiro bigiye bitandukanye. Iyi ministry rero ntago ifite idini shingiyeho, ntago twubakiye ku idini runaka, kuko nabashije gusobanukirwa neza ko itorero rya Kristo ni itorero ry'umwuka. Itorero rya Kristo ni itorero ry'umwuka ariko si icyuka. Ndabisobanura neza. Iyo mvuze ngo itorero rya Kristo ni umwuka, ntago rishingiye kuba riri mu nzu runaka, ntago rishingiye kuba riri mu idini runaka, oya. Ahubwo itorero rya Kristo nabo Kristo yatoranyije, nabamwakiriye nk'umwami n'umukiza, kandi biteguye kwigira ku birenge bye amanywa n'ijoro. Ntamaze ajya imbere zikamukurikira, ntago ari za zindi bashorera, oya. Iyi ministry rero ntabwo ibakiye ku idini runaka, ahubwo iyi ministry yubakiye ku ijambo ry'Imana ndetse n'ibikorwa bihambaye by'umwuka wera. Nzavuga rero ku bintu bine by'ingenzi. Icya mbere harimo kwigisha abantu ukuri kushingiye ku ijambo ry'Imana nk'uko nabivuze. Harimo kwigisha kandi abantu ubuzima bw'iby'umwuka, kwigisha abantu isi y'umwuka. Harimo kandi kwigisha abantu ko bagomba kubohoka kuko ari abana b'Imana, ko bafite uburenganzira bwo kuba mu buzima bwiza. Twagiye twigishwa mu minsi yashize cyangwa se mu bihe byashize ko umukristo agomba kubaho mu buzima bushaririye, ubuzima bw'uburibwe, ubuzima bw'ubukene, ubuzima bw'indwara, ubuzima bw'ibigeragezo. Ariko ndabamenyesha ko numara kunkurikira uzasanga watari wo mugabane wawe, uzasanga umugabane wawe atari uwo. Kandi cano igambire kwigisha abantu gusenga. Bigaragara ko abantu bamaze igihe basenga amasengesho nakwita aya gakondo, amasengesho y'akavuyo, amasengesho yo gusakuza gusa ariko umuntu atazi ngo arasenga iki. Bitewe no kumwuka w'Imana azagenda tuyobora, tuzagenda twigira hamwe ukuntu umuntu yasenga amasengesho abohora. Ntabwo ukeneye kwika inyuma y'abapasiteri, ntabwo ukeneye guhora uteze amaboko abandi kugira ngo bashe kuvugana n'Imana. Umwami Yesu yakuyeho umwenda udutandukanya n'Uwiteka. Ubu ngubu binyuriye mu irembo ry'ukuri ari ryo Yesu Kristo, ubasha kugira ku Uwiteka. Ariko kugira ku Uwiteka bisaba protocol. Uwiteka mumenye ngo ni umwami, ni Imana. Niba ushaka kujya kureba umuntu w'umunyacyubahiro wo mu isi, ukabanza guca muri protocol, ukabanza guca mu bintu bigiye bitandukanye, ukabanza kugira ibyo wubahiriza, ukabanza kumenya uko witwara. N'Imana ugomba kumenya uko uyitwaraho. Ni umubyeyi wacu yego, ariko tugomba kumenya ko Uwiteka ari umwami kandi ko Uwiteka yubakiye ku mategeko. Gusenga rero bifite umurongo bikwiye gukorwaho, kandi amasengesho abohora ntago ari amasengesho y'akavuyo gusa. Nzagenda rero mbiganiraho cyane
uzabona uburyo butandukanye bwo gusenga. Hari uburyo bwinshi bwo gusenga. Ushobora gusenga Imana mu buryo busanzwe, wayisenga nk'umubyeyi wawe, ariko ukayisenga mu buryo bwiza bushingiye ku ijambo ryayo. Ushobora gusenga Imana uyisengera mu nkiko zo mu ijuru, nabyo nzabisobanura neza kuko Imana ni umucamanza. Kandi ushobora no gusenga amasengesho y'urugamba wahuye n'ibitero runaka, nta badayimoni se bakurembeje cyangwa se barembeje umuvandimwe wawe cyangwa se barembeje na mugenzi wawe, ko nanone ntabwo ukwiye kubaho wireba wenyine, ukwiye no kubaho ureba n'abandi. So warfare prayers nayo ni amasengesho tuzibandaho, nzagenda nyibandaho cyane, amasengesho abahora kandi amasengesho y'urugamba. Hari n'amasengesho yo gusengera abandi, kuba wajya imbere y'Uwiteka ugasengera abandi. Hari ufite ikibazo, hari umuntu ukuri ku mutima ukamusengera, ibyo twita intercession. Aya masengesho rero azafasha abazankurikirana, kandi umwuka w'Imana azabana natwe atuyobore mu izina rya Yesu. Ako kari akanyuzemo. Ikiganiro gitambutse navuze cyane ku bintu bijyanye n'icyaha ndetse no kwihana. Mu bintu twagiye twigishwa n'amadini, icyaha bakigishije n'ijambo riri aho gusa, icyaha. Ariko uyu munsi wa none ntabwo twari twarasobanukiwe neza ngo icyaha ni iki. Hari amagambo atatu ari muri Bibiliya. Hari ijambo icyaha cyangwa se icyo bita sin mu Cyongereza. Hari ijambo igicumuro cyangwa icyo bita transgression cyangwa trespass. Hari n'icyo bita gukiranirwa cyangwa se icyo bita mu Cyongereza iniquity cyangwa unrighteousness. Aya ni amagambo atatu ibyo abapasiteri bagiye batwigisha, ibyo abapadiri bagiye batubwira cyangwa n'abandi. Aya magambo yose bagiye bayakubira hamwe, ariko ntabwo ariko biri. Mu kiganiro natambukije nabivuzeho, niba ikiganiro utaracyumvishe nakugira inama yo kugenda ukacyumva. Muri description ndashyiramo link, ube wagenda ucyumve neza. Ariko muri make nasobanuye ko icyaha, ese ko na Bibiliya ari kwivuga, icyaha ni ikintu cyose ukoze gihabanye n'uko ijambo ry'Imana rivuga. Ikintu cyose ukoze cyishe itegeko ry'Imana, yaba ari mu bitekerezo, yaba ari mu byifuzo, yaba ari mu migambi, yaba ari no mu bikorwa, icyo ni icyaha. Noneho kikitwa igicumuro ryari cyangwa transgression cyangwa trespass. Ni igihe wamenye ukuri, kuko icyaha cyo kikubera icyaha waba ubizi cyangwa utabizi. Itegeko waba ubizi cyangwa utabizi, itegeko rirakurikizwa. Na Bibiliya rero niko imeze. Ntabwo uzakora icyaha ngo ntabwo nari mbizi. Kutamenya icyo Imana ikuvugaho ubwabyo nabyo ni icyaha. Rero igicumuro cyo ni cya gihe warasobanukiwe ko gusambana ari bibi, warasobanukiwe ko kwica ari bibi, warasobanukiwe ko kurwana ari bibi, warasobanukiwe ko ishyari ari ribi, warasobanukiwe ko umujinya ari mubi, ariko ukomeza kubikora, ukomeza kurenga umupaka, ukomeza kurenga umurongo ukubuza gukora ibyo uri kwikorera. Icyo ni igicumuro. Nawe rero gukiranirwa ni ukwaguka kw'icyaha kigahinduka ubuzima, kigahinduka umuco, kigahinduka imyumvire, kigahinduka imikorere. Nagiye nanga ingero, uri kubona nk'ibintu byagiye biba nko mu Rwanda, umuco w'ubuharike. Ugasanga umubyeyi wawe yishakiye abagore 10, nawe urakoze ushatse abagore 10, ugakura uzi yuko ari bwo buzima ukwiye kubamo. Twakoze muri sosiyete yacu batubwira ko buri muntu agomba kubaho ubuzima bwa nyamwigendaho, ugomba kubaho n'umuryango wawe, abaturanyi bawe udakwiye kureba ibyabo. Kuno gukiranirwa ko siko ijambo ry'Imana rivuga. Twakoze sosiyete itubwira ko kwisambanira nta kibazo, abantu bagakora basambana, abantu bakajya mu nsengero abasambanyi. Usanga umuntu ari n'umuririmbyi, umuntu n'umudiyakoni, umuntu n'umupasiteri ariko arisambanira, bakumva ko nta kibazo. Twakuze batubwira ko kubeshya atari icyaha, bagerageza no kugenekereza ngo urumva ngo iyo ubeshya umuntu ngo uri kurengera ubuzima bw'undi, bagerageza kugenda bagenekereza kugira ngo ibyaha babyite ko ari ukuri. Ubundi gukiranirwa ni ukwita icyiza ikibi, n'ikibi ukacyita icyiza. Ibintu byo gusenga ibigirwamana, rikone mu Rwanda hari ibintu batwigishije ngo ni umuco. Ngo ryangombe ngo ni umuco, ariko ryangombe ntabwo ari umuco. Niba ari nako wari unabizi, ndagira ngo ukosore. Ryangombe ni umuntu witanga ni umuhanuzi wahuzaga abanyarwanda n'Imana ngo y'abanyarwanda. Uwo muntu rero yaje gupfa, abantu basigara bamuterekera. Iyo mihango rero yo guterekera no kubandwa ni imihango y'umwijima, kuko iyo Mana bita ngo ni Imana y'u Rwanda ni Satani. Nta Mana y'u Rwanda ibaho, nta Mana y'u Burundi ibaho, nta Mana ya Uganda ibaho. Imana y'isi n'ijuru nta igihugu ishobora gukwirwamo. Imana rero bahaye igihugu runaka cyangwa Imana bahaye agace runaka, uwo ni Satani.
Rero iyo myumvire abantu bakomeje gukuriramo niyo myumvire iteza abantu ibyago bikomeye cyane. N'indi mihango ya gipagani, kujya mu bapfumu, kujya mu barozi, abantu kuroga babihinduye umuco. Abantu bahindutse abarozi n'abantu bato cyane bishora mu bikorwa byo kurogana, bakumva ko nta kibazo, babyita ngo ni dawa, bakumva ko nta kibazo, bakumva ko nta ngaruka bifite ku buzima bwabo. Ariko uwo ni umuco mubi. Hari imico nanone iri kwaguka ivuye muri West, ibintu by'ubutinganyi. Uri kubona ukuntu biri kugenda bifata indi ntera, ariko ko ni ugukiranirwa. Bageze nabo bagiye kubishyira mu mategeko ko ubutinganyi nta kibazo, ahubwo ubuvuga niwe uzajya ubizira. Gukuramo inda, mwakurikiye amatora agiye kuba muri US, gukuramo inda biri muri topic ziremereye cyane. Bamwe bati gukuramo inda ni byiza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, abandi bati ntabwo ari byiza. Ariko ndakumenyesha ko iyo ari imigenzo ya gipagani, tuzabiganiraho ko kuntu gukuramo inda ari ugutangira ibitambo abadayimoni. Gukuramo inda ni ugutangira igitambo umudayimoni witwa Moleki. Tuzabisoma muri Bibiliya, ntabwo ari cyo ngambiriye uyu munsi. Rero kugira ngo dutabarwe hakenewe ikintu kimwe. Ntabwo ukeneye kujya kureba umuntu ngo wishyure amafaranga, ntabwo ukeneye kujya kureba umuntu ngo kurambikaho ibiganza, oya, ukeneye kwihana. Isonye mu rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 8 kugeza ku 10 haratubwira ngo nituvuga yuko ari nta cyaha dufite tuba twishutse, ukuri kuba kutari muri twe, ariko nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizerwa kandi kiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Nituvuga yuko ari nta cyaha twakoze tuba tuyise umunyabinyoma, kandi ijambo ryayo ntiriba riri muri twe. Rero umuntu uvuga uti, hariho abantu bakunda kuvuga bati Kristo yarampfiriye, byose yabirangirije ku musaraba, ubu nta kibazo nkigifite. Ibyo nibyo, Kristo yaradupfiriye adukuraho urubanza rutegetswe n'amategeko. Ariko kwakira Kristo muri wowe bigomba kujyana n'ubuzima buhindutse, n'ubuzima buhinduye imico n'imigirire muri Kristo Yesu. Rero ugomba kubaho ubuzima bwo kwiyeza umunsi ku munsi, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo mwiyezeho imyanda yose y'umubiri ndetse n'umwuka. Igihe rero wicariye aho ngaho kumva ko ibyaha wakoze nta kintu bikubwiye, ntacyo bigutwaye, ibyo ngibyo Satani azabikoresha akugirire nabi, kandi Uwiteka nawe ntanaza. Yesu Kristo igihe azaba agarutse ntabwo uzabona ubugingo buhora buzarimbuka. Uyu munsi rero urageze kugira ngo twisubireho, twihane, twicuze, twongere twubake umubano ukwiye n'Imana yacu. Iyo ugiye muri Ezekiyeli igice cya 18 umurongo wa 29 haravuga ngo ariko ab'inzu ya Isiraheli baravuga bati imigenzereze y'Uwiteka ntitunganye. Mwab'inzu ya Isiraheli mwe, mbese imigenzereze yanjye ntitunganye? Imigenzereze yanyu siyo idatunganye? Aho Uwiteka aratubaza. Hangaha nubwo Ezekiyeli arimo abwira ab'Isiraheli, ariko uyu munsi nitwe tubwirwa, twebwe abanyarwanda. Wowe kanaka n'inzu ya so n'umuryango wawe n'abavandimwe bawe n'igisekuru cyawe, nimwe mubwirwa uyu munsi wa none. Twagiye twitotombera Uwiteka kenshi ko hari ibyo adadukorera, ari byo hari uko atatwumva, abanyabyaha bariho neza, inkozi z'ibibi ziradutoteza, mbese twitotombera Uwiteka amanywa n'ijoro. Ariko turamutse twongeye tukitekerezaho, twasanga ko ari twe dufite ikibazo, tutumviye Uwiteka uko bikwiye, ari nazo ngaruka z'ibibazo dufite. Umurongo wa 30. Nicyo gituma ngiye kubacira urubanza umuntu wese nk'uko imigenzereze ye iri. Mwab'inzu ya Isiraheli mwe, niko Uwiteka avuga. Ibyo twakoze rero, kutubaha Imana kwatubayeho cyangwa se kwabaye mu mibereho yacu, nta zindi nkurikizi uretse kuducira urubanza, kandi Uwiteka naducira urubanza agasanga tudashyitse, iherezo rizaba ribi. Arakomeza ngo muve mu bibi byanyu byose, ibibi bitabatera kurimburwa. Iyi ni inama Uwiteka ari kutugira. Iri jambo ngo nimugaruke muve mu bibi, nimugaruke muve mu bibi byanyu byose, ibibi bitabatera kurimburwa. Hangaho ijambo ry'Imana riratugira inama ko tugomba kuva mu bibi kugira ngo tutarimbuka. Ahera ijambo bavuze ngo nimugaruke, muri Bibiliya y'Icyongereza baravuze ngo repent, mwihane, muve mu bibi. Ahangaha bavuze ngo muve mu bibi, muri Bibiliya y'Icyongereza baravuze ngo turn from your transgressions, muhindukire muve mu bicumuro byanyu. None ahangaha bavuze ngo ibibi bitabatera kurimburwa, muri Bibiliya y'Icyongereza baravuze ngo so that iniquity may not be your ruin, kugira ngo kuriya gukiranirwa kutababera irimbukiro. Ahangaha ijambo ry'Imana riratugira inama yo kureka ibyaha, kureka ibicumuro, kureka no gukiranirwa kugira ngo bitatubera irimbukiro. Urumva rero dukeneye kwihana kandi dukeneye kwicuza ibyo dukorera Uwiteka bidahuye n'ijambo rye. Umurongo wa 31.
turakomeza kugirwa inama. Nimute kuri ibicumuro byanyu byose ibyo mwakoze, mwireme mu mutima mushya n'umwuka mushya. Ahangaha rero turagirwa inama. Ubundi iri jambo ngo ni muri Bibiliya y'Icyongereza baravuze ngo cast away from you, ngo ni ukujugunya ahantu kure ku buryo utazongera kugira n'aho uhurira n'ibicumuro no gukiranira. Noneho twirememo umutima mushya. Ubundi umutima mu Kinyarwanda bakoresheje ijambo umutima, ariko ubundi busobanuro ni ubugingo, ya soko y'ibitekerezo, kuko niho ibicumuro bibera, ya soko y'imigambi, ya soko y'ibyifuzo, niho ibyaha bibera, niho ibicumuro bibera, niho ubugome buba buri. Kandi mwirememo umwuka mushya. Ubundi bavuze ijambo umwuka abavuga umuntu w'imbere, wa muntu Imana yaremye isi n'ijuru bitari byaremwa, wa mwuka Imana yahumekeye muri Adamu. Uwo muntu mushya rero yamaze kwangirika nyuma y'uko twishoye mu byaha. Tugomba rero kugira umwuka mushya binyuriye muri Kristo Yesu. Rero umurongo wa 32 haratwereka umugambi Imana dufiteho ngo erega sinishimira ugiye gupfa ko yapfa. Ntabwo ari umugambi w'Imana ko dupfa, ntabwo ari umugambi w'Imana ko abantu barimbuka, ntabwo ari umugambi w'Imana ko ibyorezo biza mu isi, ntabwo ari umugambi w'Imana ko ibiza, ntabwo ari umugambi w'Imana ko abantu bishwana n'ubukene, bishwa n'intambara. Ntabwo ari umugambi w'Imana uwo nguwo. Nuko nimuhindukire mubeho, ni kubiteka vuga. Ngayo nguko rero. None twakwibaza tuti ese ubundi kwihana bimaze iki ubuzima bw'umukristo? Ko Yesu yadupfiriye, ko ibintu byose birangirije ku musaraba, ubundi kuki dukeneye kwihana? Igisubizo tugisanga muri Bibiliya n'ubundi. Nujya mu Byahishuwe igice cya 12 umurongo wa 10, imirongo ibanza y'iki gice irerekana urugamba rwabaye mu ijuru n'uburyo Satani yirukanywe n'abamarayika bakavanwa mu ijuru. Ku murongo wa 10 rero haravuga ngo numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru riti noneho agakiza karasohoye, gasohoranye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ubutware bwa Kristo wayo, kuko umurezi wa bene data ajugunywe hasi, wahoraga barega ku manywa na nijoro imbere y'Imana yacu. Iri jambo rirerekana ibintu bibiri. Rirerekana igikorwa cyarangiye cyo kwirukana Satani mu ijuru, bavuga ngo ijuru riri mu ntsinzi uyu munsi wa none. Ijuru ryaranesheje kubera ko wowe warateje akaduruvayo, yirirwa arega umuhisi n'umugenzi wo mu ijuru ari we Satani, yarirukanywe ajugunywa mu isi. Ariko iri jambo riratwereka ko natwe uyu murezi yatumanukiye, ari uturega amanywa nijoro, ari uturega ku Mana, kuko ijambo ry'Imana ribivuze. Iki byerekana ni ku murongo wa 11 aravuga ngo nabo bamunesheshereje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Ahangaha rero Yohana yabashije kubona intsinzi y'abana b'Imana. Ikizabishingiyeho intsinzi yawe cyangwa ngewe, icyo ishingiyeho cya mbere ni amaraso ya Yesu Kristo, ntama y'Imana ikuraho ibyaha bari mu isi. Icya kabiri ijambo ryo guhamya kwabo. Mwene data nakumenyesha ko niba hari ikintu gifite agaciro n'icyo uvuga, icyo uhamya gifite agaciro, yaba ku buzima bwawe ubwabyo, ariko yaba no ku Mana. Kubera ko ijambo ry'Imana riravuga ngo ururimi ni isoko y'urupfu ndetse n'ubugingo. Nubishaka ururimi rwawe ruzakubera isoko y'urupfu, nunabishaka ururimi rwawe ruzakubera isoko y'ubugingo. Kubera ko iyo usomye muri Yobu igice cyabo cya 22 umurongo waho 28 kugeza kuri 29 haravuga ngo nzavuga ijambo rizaba, ukuri kuri muri nge kuzarasira inzira zanjye. Bivuze ngo rero icyo watura, icyo wiyaturiraho, icyo wiyaturira ku mubyeyi wawe, icyo wiyaturira ku mwana wawe, icyo wiyaturira ku buzima bwawe, icyo waturira igihugu cyawe bigira ingaruka. Niba wiyaturiraho ibyiza bizakubera ibyiza, nivuma bizakubera imivumo. None icya gatatu, ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Kubera iki? Hari igihe kiri kugera cyangwa se kizanagera, byagiye bitangira ariko bizakomeza gukara mu minsi iri imbere, aho Satani n'abambari be bazakangisha abana b'Imana urupfu. Nudakora gutya ni urupfu, nutakira microchip ni urupfu, ntago uzawemereye guhaha, nudahaha uzapfa, uzicwa n'inzara, nudakora ibi ntago bikugendekera uko. Ya amategeko namwe muzi Satani n'abambari bashyiraho ku bana b'Imana y'amananiza. Ayanga yere bari kudushyiraho uyu munsi wa none, cyangwa isi iri kudushyiraho, ayaroroshye n'urupfu ruzaza. Rero aba bazanesha Satani kubera ko urupfu ntiruzaba rukibakanga, kubera ko bazabazi neza ko ubuzima ntabwo burangirira mu isi. Yaba inkozi z'ibibi zizapfa zijye muri Gehinomu, zimariye ubuzima bwabo bw'iteka, ariko n'abana b'Imana nibo bazajya muri paradiso. Noneho indi mpamvu dukwiye kwihana nanone Umwami Yesu yayivuzeho muri Matayo 5:25. Ahangaha arimo yigisha abigishwa be n'abandi bari bamukurikiye. Aravuga ku murongo wa 23 niho mpereye, nuko nujyana ituro ryawe ku gicaniro ukahibukira mwene soko afite icyo mupfa,
usiga ituro ryawe imbere y'igicaniro, ubanza ugende wikiranure na mwene so, uhere ko ugaruka utura ituro ryawe. Ahangaha arimo abwira abantu ko badakwiye gutura amaturo ariho urubanza, badakwiye gutura amaturo bafite imitima ibacira urubanza. Mbere yo gutura ituro Uwiteka, banza wikiranure na mwene so, banza wikiranure n'Uwiteka mbere yo gusenga, kuko bavuze igicaniro. Kandi nzagenda nsobanura igicaniro ngo ni iki. Ubu ni igicaniro, ni poto, ni irembo rihuza abo mu isi y'ibigaragara n'isi y'umwuka. Yaba ari kuguhuza n'Imana, yewe yaba ari n'irembo rihuza Satani n'abambari be, byose byitwa ibicaniro. Buriya aho abapfumu bakorera hitwa igicaniro, aho abarozi bakorera hitwa igicaniro, aho abana b'Imana bahurira n'umwuka wera na Kristo n'Uwiteka Imana yacu, aho naho ni igicaniro. Ubwo rero mbere yuko ujya kugirana umushyikirano n'Imana, mbere yuko utangira gupfukama ngo usenge, niba upfukamye ugasenga, menya ngo iyo ngiyo ni poto, ni irembo, ni irembo ugiye guca hagati yawe n'Imana ngo ribahuze. Kuko Yesu Kristo ni irembo, Yesu Kristo ni inzira. Ubona ko iyo turi gusenga dusenga mu izina rya Yesu. Izina rya Yesu rero ni irembo, ni poto mu isi y'umwuka, ni irembo ritujyanisha mu ijuru, rituganisha mu ijuru. N'abasatani bafite nabo ibindi bimenyetso bakora n'indi mihango bakora kugira ngo babashe kugirana nawe imishyikirano. Ubwo rero mbere yuko wihuza n'Imana, mbere yuko uvugana n'Imana, mbere yuko utanga ituro ku Mana, mbere yuko ugira isengesho usenge Imana, ugomba kubanza ukikiranura. Kubera iki? Ku murongo wa 25 bavuga ngo wikiranure vuba n'ukurega. Twabanya ko uturega ni Satani. Uyu munsi mwene so ashaka kuba gufiteho ingingimira, ashaka kuba gufiteho umugayo, ariko buriya umubi, umugome wa nyawe ni Satani. Kora ko Satani we arimo recording, arimo arandika ibyo mwene so mutumvikanaho byose, ubundi azabikoreshe nk'urubanza, azabikoreshe nk'impamvu yo kuburiza mu burenganzira bwawe. Mukiri mu nzira, ukurega yeho gushyikiriza umucamanza, kandi tuze neza ko umucamanza ari Uwiteka. Umucamanza w'ikirenga ni Uwiteka Imana yacu. Satani rero kandi twabonye ko ni umurezi wa bene data. Urumva nta handi akurega ni ku Uwiteka. Twabonye ingero nyinshi, twabonye kuri Yobu ko byamugendekeye, twabonye umutambyi witwa Yosuwa, tuzabireba nabyo. Twarebye uburyo Satani yashatse kurega Petero, Yesu yaramubwiye ati Petero witwararike, Satani yagusabye, n'ibindi byinshi. Uyu munsi ushobora gusanga ibibazo urimo, irigeragezo urimo, amatagi n'amatate urimo, ari uko Satani ahora kurega mu ijuru, kandi Uwiteka yagenzura ko agasanga ntabwo wihannye, ntabwo wicujije. Umucamanza rero we iyo bamaze kumutera ko bigenda bite? Umucamanza ataguha umusirikare akagushyira mu nzu y'imbohe. Bivuga ngo Uwiteka yamaze guca urubanza akabona udashyitse, Satani aragusaba akavuga ati uyu muntu ni umunyabyaha, mukoresha icyo nshaka. Icyo gihe rero Satani ahabwa uburenganzira bwemewe n'amategeko akagira ibyo akorera ku buzima bwawe. Ahangaha ndagira ngo nyiri ikintu kimwe nsobanura. Ubuzima bw'umwuka ni ubuzima bushingiye ku mategeko. Buri ibintu byose bikubaho ntago ari impanuka, ntago ubuzima bw'umwuka ntago bukoreramo amayeri, amanyanga cyangwa ikiwapi. Nicyo umwuka wera amaze mu isi, ni ukuburizamo imigambi ya kinyanga, imigambi y'amanyanga, imigambi y'ubwesukoro ya Satani, ku buryo ibikorwa byose akora agomba kuba byemerewe n'amategeko y'ijuru. Niba Satani azanye ibyago ku buzima bwawe, agomba kuba afite uburenganzira. Niba Satani agiye no kwica umwe mu bagize umuryango wawe, agomba kuba afite uburenganzira. Agomba kuba habanje kubaho urubanza, agomba kuba yatanze ikirego mu ijuru, hakabaho urubanza, Satani agahabwa ubwo burenganzira. Nuko bimeze. Nudasobanukirwa rero amategeko, nudasobanukirwa uburenganzira bwawe, ugahora gusa wiyicariye gusa uraho, Satani azahora akurenganya. Niba umuntu agushyize mu rubanza ntiwitabe, cyangwa bagushyira mu rubanza ntiwisobanure, icyo gihe ugaragara n'ubundi nk'uwatsinzwe. Nuko bimeze. Rero mwene data, nyuma y'uko tuvuzeho muri make ikiganiro navuze ubushize, numva wenda hari commentaire nongeyeho ishobora kukunganira mu byo navuze. Uyu mwanya ngiye kujyana nawe mu isengesho. Mbere yo kujyana nawe mu isengesho rero nagira banze ngire icyo ngusobanurira. Twamenyere gusenga amasengesho ya gakondo, ya masengesho y'akavuyo, ya masengesho yo gusenga nta gahunda, utazi ibyo uvuga, utazi n'ububwira. Hari n'abandi bamenyere gusenga amasengesho y'akanya gato cyane, umuntu umwe agiye kuryama. Hari n'usenga aryamye ku buriri ari gusinzira. Hari n'usenga yirukanka ameze nkaho hari ibiri kumurya mu maguru. Ariko nshuti zanjye, reka mbabwire, turi mu rugamba rukomeye. Turi mu rugamba amasaha 24 kuri 28, iminsi 7 kuri 7. Niba mwibuka ubuzima bwaranze Yesu, Yesu yaranzwe n'ubuzima bwo gusenga amanywa n'ijoro. Muribuka uburyo yagiye amara amajoro menshi mu misozi no mu dushyamba asenga. Muribuka uburyo yamaze mu butayu
iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atanywe asenga ari imbere y'Uwiteka. Ibi byose bikoze kugira ngo yubake ubuzima bwubaha Imana. Iyo twiga ngo Yesu Kristo nta cyaha yakoze mu isi, ntabwo byaje nk'impanuka, ahubwo byazanywe n'ubuzima yabayemo bwa buri munsi bwo kwihuza na se. Kandi Yesu tuvuga n'umwana w'Imana. Yesu Kristo ntabwo yigeze avuka binyuriye ku cyaha, hoya. Ntabwo yigeze avuka binyuriye mu mbaraga z'umugabo uwo ari we wese, hoya. Yesu Kristo yavutse binyuriye mu rubuto rw'Uwiteka. Mwuka w'Uwiteka niyo nkomoko ya Kristo. Ariko ntibyamubujije kubaho ubuzima bwejejwe, ubuzima bwitwararika mu isi. Noneho niba Yesu rero yarasengaga kari akageni tuzi, noneho ibaze twebwe twavukanye ibyaha, ibaze twe b'abanyantege nkeya uko dukwiye gusenga. Twe gushyiraho umuhati. Hari amoko rero menshi y'amasengesho tuzagenda tubyiga. Muribuka ko abigishwa ba Yesu baramusanze baramubwira ngo twigishe gusenga nk'uko Yohana umubatiza yigishije intumwa ze gusenga. Ariho havuye rya sengesho ry'umwami wacu ritwigisha gusenga. Uyu munsi rero tukwiye kwiga gusenga, tukamenya ngo tukwiye gusenga gute, tukamenya ngo umuntu asenga gute. Hari amasengesho rero y'uburyo bugiye butandukanye. Hari isengesho ushobora gusenga Imana nka data, ukajya imbere y'Uwiteka nk'umubyeyi wawe, ukamwinginga, ukamuganirira ibibazo byawe, ukamuganiriza ibitagenda neza, kuko Uwiteka n'umubyeyi azakumva. Hari isengesho ushobora gusenga uri gusengera abawe, inshuti zawe, abavandimwe, icyo gihe wabaye intercessor. Hari n'isengesho ushobora gusenga wagiye mu nkiko zo mu ijuru. Icyo gihe Satani aba yakureza ibirego, cyangwa se hari ikibazo ufite ku buzima bwawe ugashaka kujya kwisobanura imbere y'Uwiteka, ariko noneho ukajya imbere ye nk'umucamanza. Aya masengesho yose akeneye protocol, akeneye kumenya uko ugomba kwitwara imbere y'Uwiteka. Hari n'amasengesho rero y'urugamba, warfare prayers. Ya masengesho usenga hari icyo ukwiye kurandura, hari icyo ushaka kurandura, ushaka kurwanya Satani n'abambari be n'abadayimoni be, kugira ngo ugire impinduka ku buzima bwawe. Ayo masengesho yose tuzagenda tuyareba, tugenda twiga, tugenda dufatanyiriza hamwe, tuyobowe n'Umwuka Wera kugira ngo tubohoke. Ntabwo bigikenewe ko abapasiteri tubapfukamira, ntabwo bigikenewe ko tubiri kunyuma, ntabwo bigikenewe ko ujya gushaka umuntu w'ikanarange. Hari abantu bashobora kuva nko mu Rwanda bakajya mu kindi gihugu bagiye gushaka umuntu basengera, kandi Umwuka w'Imana ari mu Rwanda, Umwami Yesu ari mu Rwanda, Uwiteka ari mu Rwanda. Ariko ukambuka ukajya mu kindi gihugu, ukajya muri Nigeria, ukajya muri Malawi, ukajya muri USA, ijambo ry'Imana uritunze mu nzu yawe. Tugomba rero kumenya ngo ugomba gusenga ute, ugomba kujya imbere y'Imana ute, ugomba kuvuga iki. Muri make rero amasengesho agomba kuba yubakiye ku ijambo ry'Imana, kuko Bibiliya ni intwaro. Niba rero Bibiliya warayishyize ku ruhande, warayibitse, nakugira inama yo kwiyegereza, kuko niyo ntwaro yawe. Nawe ibibazo ubaye uri umusirikare, uko widegembye ugenda nta ntwaro ufite wayisize mu rugo, cyangwa utaranacunze ko amasasa atashize. Bibiliya yacu rero niyo ntwaro, kandi mumenye neza ko intwaro twe turwanisha si intwaro z'abantu, ni intwaro z'Umwuka, ni intwaro z'Imana. Rero ngiye kukwigisha ko wasenga isengesho ryo kwihana kandi kakubohora, iragufasha. Iri sengesho ujye urisenga mbere y'uko utanga igitambo, mbere y'uko utanga ituro, mbere y'uko ujya imbere y'Imana. Nimvuga ibitambo ntunyumve nabi, utajya ngo bya bitambo abapasiteri birirwa babaca ngo mutange za miliyoni, hoya. Ahubwo ni igitambo batekereza imbere y'Imana, ikintu wakora cyashimisha Imana ku buzima bwawe. Ubura no gutanga ubuzima bwawe bugakorera Imana ni igitambo. Gufasha abakene ni igitambo ubutanze ku Mana, kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo ufasha abakene abagurije Uwiteka. Gusura abarwayi ni igitambo. Gusengera abanzi bawe, abo wita abanzi, ni igitambo ubutanze. Kubafasha bari mu mage no mu bibazo ni igitambo ubutanze. Abana b'Imana rero tugomba kugira ubuzima buhindutse, kandi ubuzima bufite impinduka muri bwo. Rero ujye usubiramo n'ibinagukundira, kandi amasengesho uzayandike ujye uyasubiramo. Kandi amasengesho ntabwo ari formula, ntabwo ari ihame, ahubwo ni umurongo ni kukwereka nawe uko Umwuka Wera akuyoboye. Ushobora kuyagura ukongeramo ibindi ukayasenga. Twagiye. Data wa twese, umucamanza w'ukuri, ndagushima ko unyemereye kuza imbere yawe. Ndagushima kandi ko unyemereye kuza mu nkiko zo mu ijuru. Data, nje imbere yawe kubw'igikorwa Yesu Kristo yarangirije ku musaraba cyo kunshungura. Ndatura ko Kristo ari umwami wanjye, akaba ari nawe umvuganira imbere yawe mu nkiko zo mu ijuru. Ndatura kandi ko Kristo ari we igitambo cyanjye, kinkuraho ibyaha kandi kinkuraho urubanza rutegetswe n'amategeko. Uwiteka, ntanze Kristo
nk'umwunganizi wanjye mu nkiko zo mu ijuru. Data umucamanza w'ukuri, ndihana ibyaha byanjye byose, yaba ibyo nakoreye mu ntekerezo, mu migambi, yaba ibyo nakoreye mu byifuzo, yaba ibyo nashyize mu bikorwa, yewe yaba ibyo nagezemo ubufatanyacyaha. Ndakwinginze ngo Mwami umbabarire, unyejeshe amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo. Data ndakwinginze ngo umbabarire ibyaha nakoze mu kutamenya ndetse n'ibyaha nakoze nkana. Mbabarire ibyaha byose biri ku buzima bwanjye, yaba ibyo nzi n'ibyo ntazi. Unyejeshe amaraso y'umwami wanjye Yesu Kristo mu izina rya Yesu. Data ndakwinginze ngo umbabarire ibicumuro byanjye. Ndakwinginze ngo unyejeshe amaraso y'umwami wanjye Yesu Kristo. Data ndakwinginze ngo umbabarire gukiranirwa kwanjye kose. Umbabarire kwita ikibi cyiza, umbabarire no kwita icyiza ikibi. Umbabarire kugira icyaha umuco, umbabarire kugira icyaha ubuzima, umbabarire kwibera mu byaha. Ndakwinginze ngo untunganye, ungire icyaremwe gishya, unyejeshe amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo. Uwiteka, kandi nje imbere yawe nzanye imiryango yanjye, nje imbere yawe nzanye igisekuru cyanjye, nje imbere yawe kandi nzanye inzu ya data. Ndakwinginze ngo utubabarire gukiranirwa kose kwaturanze. Ndihannye, ndicujije, kandi namaganye imirimo yose y'umwijima yaturanze. Ndakwinginze ngo utubabarire mu izina rya Yesu. Nzanye imbere yawe igisekuru cyanjye, gusubiza inyuma kugeza kuri Adamu na Eva. Twejeshe amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo mu izina rya Yesu. Data, yaba njyewe, yaba umuryango wanjye, yaba igisekuru cyanjye, yewe yaba n'inzu ya data, ndakwinginze ngo utubabarire gusenga izindi mana, utubabarire gukorera izindi mana, yaba tubizi, yaba no mu bujiji. Utubabarire kwishora mu mihango ya gipagani no mu migenzo ya gipagani. Nditandukanya n'iyo migenzo, nditandukanya n'izo mana, nditandukanya n'ikintu cyose abasekuruza banjye bakoze yahabanye n'ijambo ryawe. Ndatura ko Uwiteka ari wowe Mana yanjye. Ndatura ko Umwami Yesu Kristo ari we Mwami wanjye n'umucunguzi wanjye, kandi ndatura ko Umwuka Wera ari we mugenga, ari nawe muyobozi w'ubuzima bwanjye. Data, ndakwinginze ngo urubanza rw'amaraso rwaba ruri ku buzima bwanjye, ku muryango wanjye se, cyangwa mu gisekuru cyanjye, cyangwa mu nzu ya data, urwo rubanza urumbabarire. Ndabisabira imbabazi kandi ndihana imbere yawe mu izina rya Yesu. Ndemeranya n'undega ibirego byose afitiye ibimenyetso. Ndicuza, ndihana, ndakwinginze ngo umbabarire, unyejeshe amaraso y'umwami wanjye Yesu Kristo mu izina rya Yesu. Uwiteka, ndakwinginze ngo untandukanye n'ubugingo bwose bwanduye. Ndakwaka imbabazi ko nihuje n'ubugingo bwanduye, yaba abo nasambanye nabo, yaba abo nagiranye ibikorwa nabo bihabanye n'ijambo ryawe, yaba abo nafatanyije nabo mu mihango ya gipagani, yaba abo nihuje nabo mu madini y'ibinyoma, yaba abo nihuje nabo mu bikorwa byose bitukisha izina ry'Uwiteka. Ndakwinginze ngo umbabarire, kandi ndakwinginze ngo ntandukanye n'ubugingo bwabo bose n'izo nkozi z'ibibi zose mu izina rya Yesu. Data, icyo wita icyaha cyose ndatura ko ari icyaha, icyo wita igicumuro cyose ndatura ko ari igicumuro, icyo wita gukiranirwa cyose ndatura ko ari ugukiranirwa, icyo wita ububi ndatura ko ari ububi, icyo wita ikidakwiye ndatura ko kidakwiye. Ndemeranya n'ijambo ryawe Uwiteka, ndasaba imbabazi, ndicuza, kandi ndashaka guhinduka. Unyejeshe amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo, kandi umpindure, umpe umutima mushya mu izina rya Yesu. Uwiteka, ndakwinginze ngo unyezeho imyanda yose y'umubiri ndetse n'iy'umwuka. Kandi Uwiteka, ndakwinginze ngo unyezeho imyanda yose yanduye y'amaboko yanjye, unyezeho gukiranirwa kose, unyezeho imirimo yose ya kamere mu izina rya Yesu.
Data, ndagushimye ko umbabariye. Nizeriye mu ijambo ryawe riri mu rwambere rwa Yohana igice cya mbere ku murongo wa 9. Ijambo rimbwira riti ariko nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizerwa kandi ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Uwiteka ndatura ko umbabariye kandi ndagushima ko unyejesheje amaraso y'umwami wa Yesu Kristo. Ndagushima kandi ko unkuyeho urubanza rwandegaga. Ndagushima kandi ko Satani ibirego byose yandegaga byose bitesheje agaciro mu izina rya Yesu. Data rero umbabariye, ndakwingize ngo umpe nanjye amahirwe yo kubabarira abankoreye ibyaha bose. Mbabariye abangiriye nabi, mbabariye abampemukiye, bose ndabababariye mu izina rya Yesu. Mbasabiye umugisha n'imiryango yabo mu izina rya Yesu. Ahangaha rero ushobora no kuvuga abantu baguhemukiye mu mazina, ukabatondagura, ukabababarira, ukababohora mu izina rya Yesu. Kubera ko mu byo Satani aturegesha harimo no kuba tutubaha Imana, yego, ariko harimo no kuba tutababarira. Uwiteka rero ndagushima ko umbabariye, ndagushima kandi ko unyejeje ikibazo n'ikibi cyawe, ngusabye nizera kandi niringira mu izina rya Yesu. Amen. Rero umaze gusenga rino sengesho, ushaka wakomerezaho n'andi masengesho yawe yose, icyo uri gusaba Uwiteka, ariko ugasaba Uwiteka wamaze kwiyeza. Muvandimwe, ndagushima ko wankurikiye kandi ndagusengera kugira ngo Uwiteka akomeze kubana nawe. Kugira ngo rero ujye unkurikirana, kora subscribe kugira ngo ibiganiro nzajya ntanga bijye bikugeraho ako kanya. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu.